Yes, nongeye kugusuhuza nkuhaye ikaze. Uyu ni Erikson nkuko mubimenyereye, ini Erikson Info. Ndagusuhuje rero nkuhaye ikaze waba uri mu gihugu cyangwa se hanze yacyo, ikaze kuri Erikson Info. Mbere yuko dukomeza, ushobora kuba umwe mu banyamuryango ba Erikson Info, ukora subscribe, like ndetse ukaza gukora share niba iki kiganiro hari icyo cyakufashije cyangwa se ubona gishobora gufasha n'abandi ukakibasangiza. Kora comment niba ibyo tuvuze koko byaba byarakubayeho cyangwa se koko ugiye kubishyira mu bikorwa ukabyirinda. Uyu munsi rero ntatinze tugiye kuvuga uburyo wamenya umutubuzi. Iyo tuvuze umutubuzi, Bibiliya ibita abariganya cyangwa se mu cyongereza akabita scammers. So, uko wamenya umutubuzi ntago wapfa kubamenya, biragoye, ariko hari bimwe mu bimenyetso bibaranga. Ushobora kuba uri kumwe n'umuntu ariko ari umutubuzi. Abatubuzi rero ni mu buryo butandukanye. Hari abatubuzi muhura amaso ku maso, hari abo ku ikoranabuhanga, hari n'abatubuzi mu rukundo. Ariko uyu munsi tugiye kwibanda kuri ba batubuzi ba ku maso, aba face to face, babandi bagutuburira muri kumwe. Abantu benshi bakunda kuvuga rero ko ari imiti bakunda gutera abantu, ariko ntabwo ari imiti, ahubwo tugiye kubirebera hamwe bimwe mu bibaranga, ibyo bifashisha ku buryo ushobora kubyirinda niba waratuburiwe cyangwa se wari kuzatuburirwa ukabasha kubyirinda. Uzakunda kumva kenshi abantu bavuga yuko batuburiwe, hari ibikorwa bahuriraho cyangwa se ibintu biba byabaranze. Bimwe mu byabaranze rero abantu batuburirwa, akunda kuvuga ngo ariko nari nabitekereje. Ako kantu ntabitekereje, ugasanga mu byo ari kwicuza nabyo birimo. So rero tugiye kurebera hamwe ibimenyetso mpuruza bishobora kukwereka ko umuntu ari umutubuzi, cyangwa se ibyo ari kukubwira bikuganisha ku kwibwa. So byirinde rero. Iyi ni Erikson Info, tugiye kubirebera hamwe. Ndakwinginze ngo duhere ku kintu cya mbere tugeze ku cya nyuma. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu bitandatu by'ingenzi cyangwa se ibimenyetso mpuruza bikwereka ko uwo muntu ari umutubuzi, umusikama, umuriganya. Tubirebere hamwe rero. Iyi ni Erikson Info, ngiye uri kumva ni Erikson. Tubirebere hamwe kugira ngo utazatuburirwa ukundi, cyangwa se niba byarakubayeho uze kutubwira uko byagenze. Thank you. Yes, welcome back. Uyu ni Erikson. Ikintu cya mbere kikwereka ko umuntu ari umutubuzi, umuntu muhuye, umuntu muri kuganira, cyangwa se icyo umuntu akugamijeho ari ubutubuzi. Ikintu cya mbere, agerageza kwigira ko ari mwiza cyane. Ndabisubiramo, agerageza kukwigiraho mwiza ku buryo akwereka ko ari umuntu mwiza pe, ugamije ikintu cyiza kuri wowe, kabone nubwo ataba akuzi, ariko akugamijeho ikintu cyiza kandi cyane. So agusezeranira ibintu bidashoboka, cyangwa se bimwe mu buzima busanzwe bidasanzwe bibaho n'umuvandimwe watigeze agukorera. Byaba ari akazi, agusezeranira akazi gahemba amafaranga menshi karenze n'akazi gasanzwe. Urugero duhereye nko ku kazi, niba ari kukurangira akazi ko gukora amasuku. Mu busanzwe tuzi ko umuntu ukora amasuku hari umushahara ahembwa, ariko ugasanga umushahara ari kukubwira ukubye nka gatatu usanzwe kuri ako kazi. Mu by'ukuri ukibishyira mu nyurabwenge, ntabwo bibaho ko ako kazi mu busanzwe gahembaye amafaranga, ariko bitewe n'uko ari kukwereka ko ari umuntu mwiza, biroroshye kuhita umwizera ndetse ukumva ushidukiye ako kazi ari kukubwira, cyangwa se ibyo ari kukubwira ari byiza, agamije neza kuri wowe. Uyu muntu rero ni umutubuzi. Ni umutubuzi kuko urabizi neza ko ibyo ari kukubwira ni byiza koko, ariko umuntu ntumuzi, kabone n'ubwo waba umuzi, ibintu ari kukubwira ni ibitangaza, birasa n'ibitangaza. Iyi minsi rero abantu kubera dushaka gukira vuba, cyangwa se dukeneye ibyiza mu buryo bworoshye, biroroha ko umutubuzi ahita afatirana amahirwe, akabasha kukumvisha ko icyo kintu gikeneye, kandi bitewe n'ubukene wifitiye cyangwa se uburyo ukeneye icyo kintu ari kukubwira, ahita agufatirana akagutuburira. Irinde rero umuntu ugusezeranira ibintu by'ibitangaza utabonye mu bavandimwe bawe, utabonye mu nshuti zawe, utabonye no mu kazi kawe. Agusezeranira ibintu birenze kure ibyo usanzwe ubona. Uyu muntu ni umutubuzi. Niba atari nawe, genda gakeya,
genda gake. Iki ni ikimenyetso cya mbere kikwereka ko umuntu muri kumwe cyangwa se umuntu uri kukwaporocinga ari umutubuzi. Niba atari nawe genda gake kuko icyo agushakaho ntabwo ari cyiza namba. Iyo ni ingingo ya mbere cyangwa se ikimenyetso cya mbere mpuruza kikwereka ko umuntu muri kumwe cyangwa se umuntu muri kuvugana ari umutubuzi. Byirinde rero kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi na duke ufite utazatwakwa n'abo banyagwa. Yes, twakomeje n'ikintu cya kabiri kikwereka ko umuntu muri kuvugana cyangwa se ibyo umuntu ari kukubwira ari ubutubuzi. Iki ni ikintu abantu benshi bakunda gutuburirwa hafi ya bose uba usanga banyuzemo. Ni ukukwihutisha mu bintu byose ari kukubwira cyangwa ari kugusaba gukora. Umutubuzi icyo akora ni ukukwihutisha mu mvugo, mu byo akubwira ndetse n'ibikorwa ari kugusaba, akagusaba kubikora vuba vuba. Iyi ni imwe mu ngingo ituma ubwonko bwawe buhuga kugeza n'aho ibitekerezo byawe bishobora kwibagirwa yuko icyo kintu gishobora kuba kidashoboka. Uku kugukoresha vuba vuba ni ukugira ngo bya bintu akubwiye bisa naho ari ibitangaza utabitekerezaho rimwe cyangwa kabiri. Ibi rero bimufasha gutuma uhita wemera nta kubitekerezaho, nta kanya na gato gaciyemo, kugira ngo ibyo akubwiye ubyemere wihuse. Ibi ngibi rero abikoresha akubwira inkuru amagambo menshi mu munota cyangwa se mu mwanya mutoya, kugira ngo ibyo ari kukubwira uhite ubyumva, kandi niba ari no kubikora ubikore vuba utabitekerejeho. Ibi ngibi rero bituma utabasha kujya ku ruhande cyangwa ngo uhuge mu bwonko bwawe utekereza uti se ibi bintu byaba bishoboka. Iyi rero ni imwe mu ngingo abatubuzi bifashisha. Ndakwinginze muvandimwe, niba umuntu muri kumwe cyangwa se ari umuntu uri kugira ibyo agusaba akwihutisha, akubuza umwanya wo kuba wakitekerezaho, genda gakeya. Uyu muntu ni umutubuzi. Genda gake, uyu muntu ni umutubuzi. Niba koko umuntu afite icyo ari kukubwira kandi kizima, gifite intego nziza, nakure kubitekerezeho. Niba ari na kontara ari kuguha, nayiguhe ugende uyitekerezeho. Wibikora wirukanka, kuko finally ushobora kuzarangira mu marira urimo wicuza icyatumye ukora icyo kintu vuba utabonye umwanya wo kubitekerezaho. Iki ni ikimenyetso cya kabiri rero kikwereka ko ibyo urimo ari ubutubuzi, cyangwa se umuntu uri kukubwira ibikorwa ukora ari ubutubuzi. Byirinde rero ubashe Yes, twakomeje n'ikimenyetso mpuruza cya gatatu kikwereka ko ibyo urimo ari ubutubuzi, cyangwa se umuntu uri kukuvugisha ashaka kugutuburira. Uyu muntu arangwa no guhindaguranya inkuru. Muri kwa kuguhuza no guhuza ubwonko bwawe, abakubwira inkuru zitangaje. Niba mwe muri kuri gahunda ashaka kugutuburiramo, ujya kumva arabihinduye, ahise azana iby'umuryango we, yabonye imodoka mu muhanda akahita yikubwiraho, mbese akaguha inkuru nyinshi ziri butume ubwonko bwawe bukomeza guhuga, ntiwigere na rimwe utekereza uvuga ute se uyu muntu turi kumwe ni uwahe, ese bari kumbwira nibyo, wakagerageza kukugira okipe mu mutwe aguha inkuru nyinshi, kuhuza ibitekerezo byawe. Ibi rero nibyo bituma benshi nyuma yo gutuburirwa bakomeza kuvuga ngo ariko yari yanteye imiti. Nta miti, ntayo yakoresheje, ntacyo yagize akoresha, ahubwo icyo yakoze ni ukuroga ibitekerezo byawe. Yabirogesheje inkuru nyinshi, ibitekerezo byinshi, aguha filozofi nyinshi, mbese umutwe wawe uragenda urahuga, akakubwira business ari kuguha cyangwa se inkuru nziza ari kuzaniye ashaka kugutuburiramo, ariko akajya guhindaguranya, akakubwira inkuru z'umuryango we, akakubwira ubwoko bw'imodoka inyuzeho, akakubwira umuntu utambutse, akakubwira ubwoko bw'inkweto. Ibyo bitekerezo byawe nibigumya kuzenguruka ku nkuru nziza baguhaye, ukakomeza kuzenguruka ku nkweto inyuzeho ndetse n'imodoka itambutse, ntabwo biri buguhe umwanya n'umwe wo kugira ngo utekereze utese umuntu turi kumwe agamije iki, ese ibintu ari kumbwira birashoboka. Ibi rero nibyo bimwe bita guterwa imiti mu gihe bari gutuburirwa, ariko nta miti, ahubwo nuko ibitekerezo byawe biba byahatwawe, biri guhabwa ibintu byinshi birenze ubushobozi bwabyo, bikarangira rero umuntu yahuze ndetse umutuburira akaba mubonye urwaho. Irinde rero umuntu uri kuzana izo nkuru nk'izo ngizo aguhuza, kubuza umwanya wo gutekereza. Byirinde, uyu muntu ni umutubuzi.
mwirinde umugendere kure kugira ngo utatuburirwa, ndetse n'ahandi mwazahurira ubona umuntu ari gukorwa ibi ngibi, mushyire ku ruhande, umuhe umwanya wo kwitekerezaho kugira ngo atibwa. Yes, iyi ni Erikson, iyo ukomeje gukurikirana Erikson Info, icyo nkusaba ni ugukora comment, like ndetse na subscribe kuri iyi channel kugira ngo dukomeze gukura ndetse dukomeze gukora n'ibiganiro birenze. Yes, iyo ukomeje gukurikirana ni Erikson Info, tugeze ku kintu cya kane kikwereka ko uwo muntu muri kumwe cyangwa se ibyo urimo ari ubutubuzi. Uyu muntu niba muri kumwe face to face cyangwa se amaso ku maso, icyo azakora ni ukukubuza kuvuga cyangwa se kukubuza gutanga igitekerezo cyawe. Ndabisubiramo, akubuza kuvuga. Umutubuzi icyo akora ni ukukubuza kuvuga, kuko umuntu avuga niko akoresha ubwonko bwe atanga igitekerezo ku kintu yaba yabwiwe. Umutubuzi rero icyo yifashisha ni ukukumanipira, akakubuza kuvuga neza ku buryo igitekerezo cyawe akiburizamo, no kugira ngo ube watekereza ibindi bintu ku gicuruzwa agiye kuguha, ku mushinga presence yakubwiye, ku byo yakwijeje ko agiye gukora, akubuza gutanga igitekerezo cyawe. Ibi rero abyifashisha muri za nkuru nyinshi aguha, zimwe zizakubuza no kubura ukageraho ubura umwanya wo kugira ngo uvuge nawe uko wumva ikintu, kuko ababizi neza ko nuramuka utangiye gutekereza uri buze kwibaza atari ku bundi bindimo ni ibiki, ibi nari kunsaba birashoboka, ese akazi ari kunsezeranira kabaho koko? Uyu muntu umeze atya uri kunsezeranira akazi we aragafite? Uyu muntu wafashe umwanya ungana utyo wo kundangira akazi we aragafite cyangwa nimba uramukora? Ese uyu muntu umuryango we wose yawuhaye akazi, abo biganye abaha akazi ku buryo ageze kuri ngewe atazi? Ibyo rero icyo akora ni ukukubuza umwanya wo kugira ngo witekerezeho, utekereze n'ibyo bintu, ngo umurebe wibaze niba nawe ubwe afite akazi cyangwa se abo baziranye bose yarabahaye akazi kugira ngo abe akugezeho atakuzi, aguha akazi keza bingana gutyo. So irinde rero umuntu ukubuza umwanya ndetse no gutanga ibitekerezo byawe by'uko wumva ikintu. Uyu muntu ni umutubuzi. Mwirinde rero kugira ngo utazatuburirwa, unabirinde na bagenzi bawe. Icyo nkwifuriza ni uko niba iki kiganiro wumva koko ibyo turi kuvuga ari byo cyangwa ari uwo byabayeho, wamusangiza ikiganiro kugira ngo n'ubutaha atazatuburirwa. Andika muri komenti bimwe mu byaba byaragukorewe kugira ngo utuburirwe. Yes, tugeze ku kintu cya gatanu kikwereka ko umuntu muri kumwe ari umutubuzi cyangwa se ibyo ari kukubwira ari ubutubuzi. Aba bantu barangwa no kukubuza gutanga inkuru yagusangije, bakubuza kubibwira abandi bantu, by'umwihariko inshuti zawe ndetse n'abagize umuryango. Akubwira ko iyo nkuru ari ibanga, ako kazi ari ibanga, kari guhatanirwa n'abantu benshi, iyo mari cyangwa se ibyo akugurisha ari ibanga, akenshi ngo byihishwe cyangwa se biri gucuruzwa forode kugira ngo inyungu uri kumvamo nyinshi ari uko abantu benshi batabizi. Icyo akora rero ni ukukubuza kubisangiza abandi bantu cyangwa se abagize umuryango wawe, ariko nta yindi mpamvu, ni ukugira ngo utabibwira undi muntu ngo yumve ko ari ubusazi, kuko ababizi ko wowe yagukonfirimiye, arabizi neza ko wowe yagufatishije. Nuramuka ugiye kubisangiza abandi rero ukabwira inshuti zawe ko ibintu yakubwiye byose, bo nibabyumva bakabitekerezaho baraza kukubwira ko ibyo bintu bitabaho. Rero icyo batubuzi bakora ni kukubwira ko inkuru aguhaye ari yawe wenyine, cyangwa se ugomba kubigira ibanga kugira ngo bidasakara bikamenywa na benshi. Irinde rero umuntu uri kuguha inkuru cyangwa se kukubwira gahunda ariko ngo utari bumenyeshe abandi bantu. Either niba atari umutubuzi ushaka kukwiba utwo ufite, ushobora no kukuba ashaka kugucuruza. Kutabibwira abandi bantu rero ni urufunguzo rwiza rwo kugira ngo iyo nkuru ashaka kugukorera cyangwa se icyo kiba ashaka kugukorera kitamenyekana. Abantu benshi rero bakunda guhisha inkuru z'ubutubuzi, bibwira yuko inyungu bashaka kubona ngo bazibona bonyine. Uko kuzibona bonyine bikarangira babihombeyemo kandi bagahomba bonyine. Ariyo mpamvu abantu benshi batuburirwa ku kigero cyo hejuru badakunda kuvuga ko batuburiwe, kuko babibwira yuko abo bari bubibwire bari bubafate nk'abasazi, bari bubafate nk'abantu badatekereza. Agahitamo kwicecekera rero kubera ko uburyo aba yatuburiwe nawe ntaba byumva neza. Binyura hehe? Ni
kwa kundi kukubuza kubibwira abantu bose. Rero umutubuzi icyo akora ni ukukubuza kuvuga iyo nkuru ataragutuburira, ukajya kuyivuga amazi yarenze inkombe. Niba rero hari inkuru umuntu ari kuguha cyangwa se deal, gahunda umuntu ari kuguha ngo zirimo inyungu, zisangiza abandi, kugira ngo niba ari n'ubujyanama baguha ubujyanama, ureke gutuburirwa utazi ibyo ari byo. Sangiza abandi inkuru, by'umwihariko abagize umuryango wawe cyangwa se inshuti zawe za hafi wizeye. Irinde gutuburirwa rero, umenya trick cyangwa se amayeri abatubuzi bakoresha. Yes, ikintu cya gatandatu ari nacyo cya nyuma mu byo naguteguriye kikwereka ko umuntu ari umutubuzi cyangwa se ibyo ari kukubwira ari ubutubuzi. Iyi ni Elecson Info. Mbere yuko tukivuga, ndagira ngo urebe niba warakoze subscribe. Niba utarayikora, ndakwinginze kugira ngo ukore subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bitazajya bigucika. Ikiganiro dushyizeho umunsi ku munsi kibashe kukugeraho, kandi niba ubona hari aho kikuvana kikakugeza, ugisangize bagenzi bawe kugira ngo nabo baze mu muryango mugari wa Elecson Info YouTube channel. Ndabasizanya ko ari iyanyu kandi mutazabura ibiganiro bitwubaka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikintu cya nyuma rero kikwereka ko umuntu ari umutubuzi, akwaka ikiguzi cy'ibyo yagusezeraniye mbere y'uko bikorwa. Akwaka ikiguzi cy'ibyo yagusezeraniye mbere y'uko abiguha cyangwa se bikorwa cyangwa se gahunda mwagiranye itaragera. Urugero, niba ari umuntu wakubwiye ko atsindiye amafaranga, akwaka amafaranga yawe ataraguha nayo watsindiye. Cyangwa se niba ari imari, akakwaka ibyo agushakaho cyangwa se ubutunzi mbere y'uko ubona ibyo agiye kuguha. Niba ari ugiye kuguha akazi kaguhemba amafaranga menshi, akabanza akakwaka na make wari ufite. Ese koko umuntu ugiye kuguha akazi cyangwa ukurangiye akazi, kuko ni ngombwa ngo umuhe ikiguzi utaragera no mu kazi? Mwirinde rero, niba koko ari akazi, musabe yuko wazamuha ikiguzi ari uko wamaze kubona inyungu nawe. Cyangwa se niba ari amafaranga agiye kukoherereza, abanza akakoherereza ayo mafaranga, then ukaza gukuramo ayo ashaka ukayamuha kuko n'undi wayatsindiye. Niba ari akazi, akure kubanza ukore, maze nuhembwa nk'umuntu wakurangiye akazi uzamwiture. Ariko yikwaka ikiguzi mbere y'uko aguha ibyo yagusezeraniye. Ibi rero ni kimwe mu bimenyetso mpuruza by'uko uyu muntu ari umutubuzi. Irinde rero umuntu kwaka ikiguzi mbere y'ibyo yagusezeranije. Byirinde rero, aba ni abatubuzi. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bitandatu mpuruza twaguteguriye ku batubuzi cyangwa se abasikama, by'umwihariko muhuye amaso ku maso. Iki kiganiro niba wagikunze, dushobora gukora igice cya kabiri cyangwa se tugakora no ku bundi butubuzi butandukanye, bwabo bwo mu rukundo ndetse n'ubw'ikoranabuhanga. Ni ubutubuzi butandukanye, ariko uyu munsi twavuze ku butubuzi bukorwa imbona nkubone cyangwa se face to face. So uyu ni Elecson, iyumva ni Elecson Info. Turakwinginze kugira ngo usangize ibiganiro n'abandi, ukore like, ntugende udatanze comment. Niba hari uzi waba baratuburiwe muri ubu buryo, cyangwa se niba byarakubayeho, ubisangiza abandi kugira ngo birinde abatubuzi. Murakoze cyane. Iyi ni Elecson, turacyahari ku bwanyu, ibiganiro byinshi birahari. Thank you.